baturutse mu muryango bitwa Freemasons. Ubundi ijambo Freemasons bivuga iki? Biravuga ngo abubatsi bigenga. Uvuga ngo bo banze kubakwa n'Uwiteka, bo biyubakira ibyabo. Abo bantu bagiraga amahama yogenga kandi bari abanyabwenge, nibo baturutsemo abantu bitwa abakarudaya. Abakarudaya bazanye ibintu bigera kuri 5. Icyambere nibo bantu bazanye filozofi, nibo bazanye icyo bita astronomy. Abo bakarudaya nibo bazanye icyo benshi bitwa abakozi b'Imana, baragenda bakajya kuguriza imbaraga hanyuma bakazikoresha mu bintu bijyanye n'inyungu zabo. Bimwe mu bintu bizabikwereka nuko umuntu yigisha abantu kugira ngo babe under authority y'ubushobozi bwe. Ntabwo yigisha abantu kugira ngo bahinduke abigishwa bo kuri ba Yesu, ahubwo abigishwa kugira ngo bamukenere, bamushake, babe munsi y'amavuta. Mu yandi magambo nta nubwo ashaka kubereka aho Yesu ari. Kandi ijambo ry'Imana ukuntu rivuga iravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Effort et droit récompense. Ndafashijwe Mana yita mathématique. Buriya mate ubona yarazengereje abantu, nibo bantu bayizanye, bazanye icyo bita science ndetse na geography. Abo bantu nibo bantu babihimbye, ntabwo ari kuvuga ngo nibo bari abahanga muri byo, oya, nibo ba createur babyo, nibo bantu babikreye. Urumva bari abahanga cyane. Rero bimwe mu bintu bagenderagaho birenze ibindi byose, kwarimo kugendera ku mahame yabo gusa, kubaho mu mategeko yigenga. Kandi murabona ibintu bya Freemasons cyangwa se Illuminati nayo yigisha abantu kwigenga, kuba abantu bakoresha izo mbaraga. Usanga yaramuhanuriye aho kugira ngo ibintu bye bikomere, aho ugasanga nibwo byasenyutse. Benshi duhura nabo, ugasanga ati nasenge no kwa runa. Reka nkweretse ubuhamya bw'akantu gato. Ngewe nasengeye ahantu, nasenganye n'umuntu umupasiteri, umukozi w'Imana, abona umukozi w'Imana. Iyo twaturukanye yanaturukaga n'iwacu, araza arambwira ati ngwino ufashe umurimo w'Imana. Araza arambwira ati nzagushyigikira mu bindi bintu, ibyo nabyo reka tubivugeho. Burya umurimo w'Imana mushyigikiwe, ati nzagushyigikira mu bintu runaka ariko nawe uzukorera Imana. Hanyuma ngezeyo amakondisiyo ebyiri. Arambwira ati ya mbere uramenye ntuzasengera abantu, kabiri ntuzahanure. Wowe nguzi abantu bamwe na bamwe hari imbaraga Imana yamishuriye imyuka yagiye ibazaho, ugasanga umuntu yagiye ahantu ariko yakuye indi myuka yindi itandukanye niyo yari afite. Urari imyuka tugendana y'uburyo butandukanye. Hari ukuntu usanga umuntu afite imyuka ya karande yo mu miryango y'iwabo, ugasanga hari imyuka y'abapfuye imugendaho, noneho yagera na hariya akagira n'indi myuka, kandi iriya myuka yo iri hejuru y'izo mbaraga zose. Ugasanga noneho ahashyeyo n'indi myuka iri hejuru ya myuka yindi asangamo. Ugasanga ahashyeho iyo y'ubukene budashira, ugasanga ahashyeho ibindi birwara, ugasanga ibintu bye noneho n'abana baramunaniye. Ugasanga Imana irambwira ngo abo ni abantu bakwiye kubohoka, abo ni abantu bakwiye gutabarwa. Buriya hari imbaraga zibagendaho, kandi nshuti wowe umurikiranye ukeneye kugira ngo utabarwe, ukeneye kugira ngo ubohoke. Buriya ibyera byose si amata, kandi ibintu byose byaduse byose ntukajya wadukana nabyo, kubera ko rimwe na rimwe ushobora gushiduka wakuye bya bintu twavuze ngo ni imbwa yiruka. Hanyuma akabigisha ibintu bya prosperity, uburyo bwo kwakira, uburyo bwo kugira gutariko inyuma yabyo hari izindi mbaraga zibashyigikiye. Kandi usanga bagira amakode. Yesu bavuga ntabwo ari Yesu wa vrai, hari abandi ba Yesu ni benshi muri Bibiliya, ba Yesu Yusito, ba Yesu Kristo, ba Yesu Bari Yesu n'abandi ba Yesu. So rero Yesu buragira imbaraga bitewe n'uburyo wamuvuzemo, n'umutima wawe, n'uburyo kesa, n'uburyo wamwakiriye. Rero si gitangaza ko umuntu ashobora gukoresha izina rya Yesu mu nyungu ze, hanyuma ibyo bimubyarira byo bikabimubyarira, ariko abizi nawe ko ari n'umwana wo kurimbo. Hanyuma wo kagenda nose ko avuga Yesu, none se ko ejo bundi yakoze igitangaza. Kandi ikintu ngomba kubwira abantu kugira ngo ndanegere no ku musozo, ntabwo ikimenyetso cy'imbaraga kigaragarira mu byinshi Imana yaguhaye, nta nubwo kigaragarira mu gukubita abantu hasi, kuko ikimenyetso cy'imbaraga ntabwo ari aho hantu kigaragarira. Oya, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze inshuti bakunze b'Irembo Ryera TV, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye. No kuvuga hari abari mu Rwanda, hari abari
mu mahanga mwese turabahaye ikaze tubifuriza ibihe byiza. Ushobora kandi kuba utameze neza, ubwo no kuvuga urwaye, unaniwe se, cyangwa wumva ufite amavunane, nari nkuzaniye amakuru mashya akubwira ngo uhumure, ubuzima bwawe buracyakomeje, nayo gahunda Imana igufite biracyakomeje, nawe ntucike intege. Turi mu kiganiro imboni y'umuhanuzi, turi kumwe n'umuhanuzi afite uko abibona. Ni umuhanuzi ufite amavuta y'Imana, ni umuhanuzi ufite ubunararibonye ku bintu byose, ariko kandi akaba ari umuhanga, ni umwanditsi w'ibitabo, n'umuntu ufite amateka ushobora kumvaho ikintu kidasanzwe kandi cyakungura. Nyuma rero turaza kubaha na nimero ze, muraza kuzibona aho hasi aho zanditse, wifuza ko agusengera by'umwihariko, wifuza kuvugana nawe, ibyo nabyo turaza kubikora. Ariko uyu munsi turaza kwibanda cyane muri iki kiganiro imboni y'umuhanuzi, ariko turaza kuba turi kuvuga imikorere y'aba Illuminati ndetse n'abantu bakorana n'imyuka mibi, kubera ko turafite urusobe runini rwo kwibaza ngo ni imbaraga ki zibatera gukora biriya bintu, ni imbaraga ki zibasunikira gukora biriya. Turabahaye ikaze. Mbere yuko twanzika ikiganiro cyacu, turagira ngo atangira abibwira umutumirwa wacu, hanyuma ababwira amazina ye. Porofete. Murakoze cyane. Yitwa Pastor Musafiri, nkaba mfite ministry yitwa UK. UK harimo ibintu bibiri. Abantu bashobora kumva UK bakumva ibindi, ariko ntabwo ari abbreviation ya Kingdom, ya United Kingdom, ahubwo ni ukuri kweruye, cyangwa se ukuri kw'ijambo ry'Imana. So rero iyo ministry niyo dufite, dusengera Niboyi, ni hano i Kigali, ndetse ni Nyagatare, dufite ahandi hantu dusengera. Imana iduhana umugisha. Imana yarabaguhiye. Amen. Kuki wavuze ngo ukuri kw'ijambo, ariko turaza kugaruka. Mbere yuko wenda tukomeza, reka tubanze dusenga Imana. Amen. Umutima ugiye kudukurikira wiyumvemo ikaze, kandi uburyohe bw'Imana bwumvikane muri iki kiganiro. Amen. Mana Data wa twese mu ijuru, tugushimiye umwanya uduhaye. Haleluya. Reka uwugaragaremo, kandi ibyo tugiye kuvuga bigira buri muntu wese udukurikiranye umuha umugisha. Uzakanda subscribe umuha umugisha, uzabisangiza abandi umuha umugisha. Haleluya. Kandi ibi bintu Mwami unyemerere bizabohora imitima ya benshi, kandi ndabizi neza ko umuntu wese uri budukurikirane ari bwakira igitangaza. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu aguhe umugisha. Iyo tuvuze abantu benshi abakozi b'Imana bari gukorera mu mbaraga nyinshi, cyangwa se ni abakozi b'Imana, ariko bose bitirirwa batyo. Yego. Nk'umuntu ufite inararibonye, dutandukanyiriza ibi bintu, izi mbaraga n'imbaraga z'Imana, turebe urutonde rw'abantu. So buriya hari ikintu kimwe abantu batazi. Muri iyi si hakoramo imbaraga nyinshi zitandukanye. Hari imbaraga zitirirwa Imana, ariko Yesu yazivuzeho. Aravuga ngo icyo gihe hazaza marayika w'umwijima, azaza yishushanyije nka marayika w'umucyo. So rero hari imbaraga nyinshi ziri gukorera muri iyi si, ariko abantu benshi banayobeye muri zo. Kandi icyo gihe yarabivuze ngo icyo gihe azaza bigisha bafite inyigisho zijyanye nuko amarari yabo abyifuza. Uyu munsi iyo umuntu mubwiye ukuri nta kumva, kuko isi yubakiye ku kinyoma. Isi ubundi yubakiye ku kinyoma, niyo mpamvu zumva abantu iyo bazanye ibintu by'ibinyoma abantu barabishishikarira cyane, ariko ijambo ry'Imana ababishishikarira ni bake, kubera ko n'isi niko yubakiye. Rero mu mboni yanjye, ndetse wenda nkurikije n'ibyo nabonye, ndetse n'ibyo nanjye ubwanjye nanyuzemo naho nagiye nca, iyi si yuzuye ikinyoma siritu ku bantu bitwa abakozi b'Imana, ariko bari gukoresha imbaraga zindi zitari iz'Imana. Ibyo nibyo byanatumye mfungura ministry yitwa ukuri kweruye, cyangwa ukuri kw'ijambo ry'Imana, kubera ko ibivugwa byose si ukuri. Hari n'ibyitwa ukuri ariko bitari ukuri, ndetse abantu benshi bakabitwara mu ishusho y'ukuri. Kandi buriya Bibiliya ni ikintu kinini cyane, kandi uko umuntu akubwiye ibintu rimwe na rimwe usanga iyo ikinyoma cyatinze gihinduka ukuri. Unyemerere mvuga aka kantu, nanga kubaza. Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko, ahubwo yazanywe no kugira gute? No kuyasohoza. Ariko majorite y'abantu benshi bavuga ko ari ukuyakomeza. Sibyo?
hari ahantu handitse yuko Yesu ari se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi oya naho ariko abantu bose bavuga ko Yesu ari se w'imfubyi akaba n'umugabo w'abapfakazi kubera ko ikinyoma cyose cyatinze gihinduka ukuri abantu benshi bavuga kuyakomeza ariko nta jambo kuyakomeza birimo aho ni ukuyasohoza rero nuko wowe uri umuntu expert mu ijambo ry'Imana ariko arundi n'abapasteri n'ababishop akubwira ko Yesu yazanywe no kuyakomeza kandi nta hantu byanditse undi akakubwira ko Yesu ari se w'imfubyi akaba umugabo w'abapfakazi kandi ibyo bintu nta hantu byanditse ni se w'imfubyi juste turabyemera akaba umucamanza w'ukuri urenganura abapfakazi ari aho birikoresha ngo umugaba n'umugaba w'abapfakazi bivuga ngo niwe ubagenda imbere abavugira abarwanirira batabara yitwa umugaba w'abapfakazi ariko ntabwo ari umugabo ariko ibyo bintu urabona ko ni ibintu bari kudukurikirana ndatekereza ko bazi ko ari umugabo w'abapfakazi ubwo rero nibyo bintu tuba dushaka kuvuga nuko ikinyoma cyose cyatinze gihinduka ukuri rero hari n'ibintu biri kwishushanya ng'ijambo ry'Imana ariko atari ryo ari nyamara Yesu ukurikiranye ukuri kw'ijambo ry'Imana yabivuzeho yuko muri iki gihe abantu bazazana ishusho yo kwera ariko atarabera bahakana imbaraga zabo ego muri make urebye n'ibyo bimeze sinzi rero ikindi kintu warumbashije ngira ngo unyibutse twarimo tubaza ngo abantu bari gukorera mu mbaraga yego ariko mu by'ukuri zatuyobeye ni gute umuntu asenga abantu bakagwa hasi ariko kandi wabireba ugasanga ni igitangaza kiri forume imwe akoreramo kikava mu mwaka kikazasoza undi akora byose ari abo bantu barwaye indwara zimwe bari mu rusengero indwara imwe mu rusengero negative buri hari ikintu kimwe ntajyaga nemera rero nabwo ibyo bintu byaravugwaga ariko sinemeraga ko umuntu ashobora kuvuga Yesu hanyuma ngo akora ibintu bidasanzwe mu izina rya Yesu kumba atari Yesu ukuri kuvuga ibyo bintu sinajyaga mbyemera nanjye nabyemeye vuba byagenze biti buriya iyo dukurikiranye ukuri kw'ijambo ry'Imana iyi miryango twumva ngo Illuminati ni akaryango uriya nta nubwo ari umuryango ukomeye ni uwitwa Freemason uyu muryango Illuminati ni agace gato ka Freemason nguko abamo indi miryango yitwa abajesuite yitwa abarose croix yitwa ibiki n'ibiki ibyo byose bihuriye mu kintu kimwe cyitwa Freemason iyi Freemason ituruka hehe ituruka mu itangiriro rya Bibiliya mu gitabo cy'itangiriro havugwamo umugabo bita Nimurodi ndatekereza ko umugabo umwumva cyangwa se unamuzi biravuga ngo yari umuhigi w'umunyamaboko uyu mugabo bita Nimurodi niwe wubatse umugi bitaga Nineve umugi w'ibyaha umugi urawumva ni nawe wubatse umurwa mukuru bitaga Babylon niwe muntu wazanye gusenga inyenyeri icyo ni kimwe icya kabiri niwe muntu wazanye kubaka umunara bitaga Babeli umunara bita Babeli byaravugaga ngo irembo ry'Imana imwe iyo avuga ngo yashaka kubaka ngo irembo ngo rizagera ku ijuru ntabwo ari cyo kintu byavugaga ahubwo yashaka kubaka umunara muremure usumba indi minara yose hanyuma hejuru akashyira iyi shusho y'ikigirwamana cye iyi shusho ye hanyuma abantu benshi bakajya baza gusenga bagahungira muri uwo munara bisobanura ngo niwe Mana iri hejuru y'abo bantu bose bari bararemye muri icyo gihe noneho Imana ibibonye itandagaza uwo munara kandi uyu mugabo yakoze ibindi byaha bibiri icyaha cya mbere ni ugufata abantu akabagumura ku Mana icyaha cya kabiri yafashe nyina umubyara bitaga Semiramis amugira umugore we babyarana umwana bitaga Tamuzi numva ngo umugore we yabaye umugore we aba na nyina urumva ko ayo nama hano deje yarakoze none uyu mugore we n'umuhungu we bubaka idini baryitaga Babilonia iryo dini bahaga ibintu bitandukanye ibigirwamana bigera kuri 6 bahaga ibigirwamana bigera kuri 6 byo bitaga nego za Isigara Etiminaki n'ibindi bigirwamana byinshi cyane za Beri Maraduki bituruka iyo ngiyo abo bantu babiremye ariko hakaba hari indi mana bari bararemye yitwa ngo ni Semiramis ateruye Nimurodi urabona ibishusho biba ku nsengero reka tubyite gutyo bavuga ngo ni Bikira Maria ngo uteruye ngo ngakana Yezu ibyo bintu ntabwo ariko kuri ni ibintu bituruka higiyo ngiyo byaravugaga ngo ni Nimurodi uteruwe na Semiramis na nyina Semiramis ibyo bintu rero birakwira ibyo bigirwamana bigira muri Egiputa byari biriyo ibyo bigirwamana birakwira bigera mu Bugiriki birakwira bigera mu Buhinde birakwira ibyo bigirwamana byaravugaga ngo ni Semiramis
uteruye Nimurodi. Noneho rero ikintu ushaka kuvuga ahantu ni uko gutembagazwa k'uyu munara, hari abantu bamwe banze kwiyomeka kukubaka uyu munara. Abantu baturukaga ku muryango bitaga ngo naba Eberi, aribo baturutsemo abantu bitwa Abaheburayo, banze kwiyomeka kuri uyu munara. Hanyuma uyu mugabo bitaga Nimurodi abwira abantu ko baza kumufasha kubaka. None ni naryo jambo riboneka muri Petero wa mbere 2:3 rivuga ngo ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka. Mu yandi magambo ibintu byashaka kuvuga ikirere, ibuye abubatsi banze baraba abantu Basimiramizi na Nimurodi ndetse n'abantu babafashije kubaka umunara witwaga Babeli. Rero bo banze kugendera ku mategeko y'Uwiteka, hanyuma ngo bubaka umunara, niko Bibiliya ivuga, bubaka umunara bawukoresheje ibyondo n'ibumba ngo banga ibuye. Uvuga ngo mu yandi magambo ibuye bari banze ni Kristo. So rero uvuye munsi urumva ko nibo bantu baturutse mu muryango bitwa Freemasons. Ubundi ijambo Freemasons bivuga iki? Biravuga ngo abubatsi bigenga. Uvuga ngo bo banze kubakwa n'Uwiteka, bo biyubakira ibyabo. Abo bantu bagiraga amahame yogenga kandi bari abanyabwenge, nibo baturutsemo abantu bitwa Abakarudaya. Abakarudaya bazanye ibintu bigera kuri 5. Icyambere nibo bantu bazanye filozofi, nibo bazanye icyo bita astronomy. Abo Bakarudaya nibo bazanye icyo bita mathematike. Buriya mate ubona yarazengereje abantu, nibo bantu bayizanye. Bazanye icyo bita science ndetse na geography. Abo bantu nibo bantu babihimbye. Ntabwo ari kuvuga ngo nibo bari abahanga muri byo, oya, nibo ba createur babyo, nibo bantu babikreye. Urumva bari abahanga cyane. Rero bimwe mu bintu bagenderagaho birenze ibindi byose, kwarimo kugendera ku mahame yabo gusa, kubaho mu mategeko yigenga. Kandi murabona ibintu bya Freemasons cyangwa se Illuminati nayo yigisha abantu kwigenga, kuba abanga. So n'abantu bitegeka, n'abantu biyobora kubaho mu buzima umuntu ashobora gukora icyo ashaka. Niba ari kwambara ubusa, n'ukwambara ubusa. Niba ari kugenda ubusa. So unyihangane rero, ntabwo nataye umurongo y'iby'abakozi b'Imana n'ibyo washatse kuvuga. Hanyuma abo bantu kuba mu buzima bwigenga. Noneho rero babayeho mu buzima bwabo bwigenga bwo kuba abantu biyubaka, bwo kuba abantu baba mu buzima muri aho ngaho. Muri bo nibo batangiye kwiyubakamo imbaraga z'isi. Buriya izi mbaraga za Illuminati, za Freemason bazita ku imbaraga z'izina, nubwo bazita ko ari imbaraga za zindi ziri satanike. Ariko izi mbaraga bakaba bazikura ku myuka y'ahantu ho mu ijuru. Paulo yarabivuze, aravuga ngo niturwana n'abafatika, ngo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Buriya mu ijuru habaye y'intambara. Bibiliya igaragaza ko Satani Ruseferi yari umumarayika ukomeye, aza kwivumbura mu ijuru, agumura 1/3 cy'abamarayika bari mu ijuru. Hanyuma ikindi 1/3 cyo kijya muri tribune y'icyubahiro gifana umukino w'umurwano wari kuba hagati ya Mikayeli ndetse na marayika bitaga Ruseferi. Marayika bitaga Mikayeli yari afite 1/3 cyanze kuba kuri Ruseferi. Hanyuma na marayika bitaga Ruseferi nawe akagira 1/3. None ikindi 1/3 cyo mu ijuru cyo kiravuga ati Imana irakomeye, na Satani nawe turabona ko yakomeye. Cyo ntabwo yitwaga Satani, yitwaga Ruseferi. Rero twebwe turaguma muri match dutegereze na muri tribune bo barwane. So Imana iri buneshe, Satani nanesha turajya ku ruhande rwayo. Hanyuma ni Imana nayo nibayinesha, ubwo binumvikana turajya ku ruhande rwa Ruseferi. Ruseferi naneshwa turajya ku ruhande rw'Imana. Bibiliya mu gitabo cy'Ibyahishuwe aravuga ngo haba intambara ikomeye cyane mu ijuru hagati ya marayika Mikayeli na marayika bita Ruseferi. Hanyuma cya 1/3 cy'abamarayika bigometse ku Mana bajugunywa mu isi. Nibo bahindutse abadayimoni, na Satani ahinduka umwanzi na Satani. Hanyuma baramanuka bagikuzimu. Hanyuma rero kuko ijuru umva uko Bibiliya ivuga, iravuga ngo udakonje ntubire ndakuruka. Buriya mu Mana birasaba ngo bakazuya, nako birasaba ngo ukora ibyaho bihage cyangwa se ugenda ukorera Imana bimenyekana. Imana mu buzima bwayo yanga akazu yazo. None ifata baba marayika cya 1/3 cy'abamarayika bo mu ijuru banze kuba ku ruhande rw'Imana no kuba ku ruhande rwa Satani, irabajugunya. Imana irabata. None kuko ntibagombaga kujya ku ruhande rwa Satani batayifashije kurwana, ntibagombaga no kuba ku ruhande rw'Imana kandi ijuru Imana yari baciyemo. Bahisemo guhera mu kirere. Imyuka y'ahantu ho mu ijuru ni imyuka yo mu kirere. Rero iyi myuka mu kirere
cy'abumedi n'abaperesi niyo myuka yafashe umumarayika bitaga Gabriel imumarana iminsi 21 mu kirere cy'u Rwanda. Buriya ni imyuka ikunda gukora ariko buriya bayita abarangi. Abarangi ntabwo basenga abadayimoni, oya nta nubwo basenga Imana yo mu ijuru, ahubwo basenga abamarayika bo hejuru. Abo bamarayika bo hejuru ugira ngo nabaye, kandi abarangi barerekwa. Buri murangi ashobora kubona n'ibyo waraye urariye mu gihe nta muhanuzi n'umwe w'Uwiteka urabibona. Umurangi ashobora kubona amazina yawe, ashobora kukwerekwa hasi rwose akakumena neza, akavuga ati kuva nabo mbonye umuntu werekwa. So rero uwo ni umurangi, iyo ni imyuka y'abamarayika bo hejuru. Pawulo rero nawe yabavuzeho, yaravuga ngo ko tutarwana n'abafite umubiri, ahubwo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Iyo myuka y'ahantu ho mu ijuru rero irakomeye, ifitemo n'ububasha bwo kuba yakwirukana n'abadayimoni. Kubera iki? Iyo ifite agace gato k'ubumana ikagira n'agace gato k'ubudayimoni, si abadayimoni totalema, si n'ibigirema by'Imana, ahubwo ni abamarayika bo hejuru. Iyi myuka rero bamwe mu bantu bitwa abakozi b'Imana niyo myuka bafata, kubera ko ari nayo myuka abitwa Freemason ikoresha. Abo ba Freemasons niyo bakoresha, ni imyuka ibasha kwikoramo kuba yakwirukana ibintu runaka no kuba yatura abantu hasi. Rimwe na rimwe ugasanga bagushizemo n'izindi mbaraga ahubwo zirenze n'iz'abadayimoni. Kubera ko buri umudayimoni atinya izina rya Yesu. Kumenya ko umudayimoni atinya izina rya Yesu, ushobora kuvuga ngo mu izina rya Yesu umudayimoni kabone nubwo avuye gukora ibyaha, umudayimoni akagenda. Ariko imyuka y'ahantu ho mu ijuru igeze ifata bene Sekowa, kubera ko bene Sekowa baravuga ngo mu izina rya Yesu twumvanye Pawulo imyuka ikagenda. Ariko umunsi bahuye n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru, iyo ntabwo upfa kuyikangisha izina rya Yesu, biba bigusaba ngo Yesu aba ari muri wowe n'imbere. Ntabwo ari gupfa kuvuga Yesu gusa, no. Bene Sekowa bageze kuri imyuka y'ahantu ho mu ijuru, baravuga ngo mu izina rya Yesu twumvanye Pawulo. Avuga ati Pawulo turamuzi, n'uwo Yesu nawe turamuzi, mwebwe muri bande. Ntabwo badayimoni bashobora gusubiramo izina rya Yesu mu kanwa kabo, oya, usibye imyuka yonyine yo hejuru. Niyo mpamvu rero iyi myuka, nawe ibaza umwuka wafashe marayika uhagarara imbere y'Imana akicarana n'Imana bakaganira, akamufata akamumarana iminsi 21. Urumva iyi myuka yoroshye kuyirwanya, birasaba imbaraga ziri hejuru izindi mbaraga. Rero tugaruke kuri iki kintu, abantu benshi bitwa abakozi b'Imana iyi myuka barayihaha, baragenda bakajya muri iki kijyango bita Freemasons, kuko benshi nubwo bahahira ahantu hamwe. Bamwe bajya mu bajesuite, abandi bakajya hari n'abacuruzi babikorera, ariko iby'abacuruzi kuko sindi umucuruzi, iby'abaki ibyo byose simbigenderamo. Abanyepolitika baki bakoresha izi mbaraga ntabwo mbigenderamo. Reka mvuge kuri kariyeri y'ibyo dukoramo. Abantu benshi bitwa abakozi b'Imana baragenda bakajya kugura izi mbaraga, hanyuma bakazikoresha mu bintu bijyanye n'inyungu zabo. Bimwe mu bintu bizabikwereka ni uko umuntu yigisha abantu kugira ngo babe under authority y'ubushobozi bwe. Ntabwo yigisha abantu kugira ngo bahinduke abigishwa bo kuri ba Yesu, ahubwo abigishwa kugira ngo bamukenere, bamushake, babe munsi y'amavuta. Mu yandi magambo, nta nubwo ashaka kubereka aho Yesu ari. Kandi ijambo ry'Imana ukuntu rivuga, yaravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ndafashijwe Mana yanjye. Yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ariko ikintu gitangaje kuri aba bantu, we ntabwo ashaka kubereka Yesu uruhura, ahubwo ashaka kubereka ko we ari ushobora kuruhura. Mu nyigisho zabo babereka ko bahamagawe, ari bo Imana itumye, ari bo bantu bafite imbaraga, ari bo bantu bonyine. Wahagera kandi reka nze mubwire, ntabwo igitangaza kigaragara mu kwitura hasi. Nta bantu Yesu yigeze atura hasi, nta n'umwe Yesu yatuye hasi. Icyo si igitangaza kugaragarira kugira ngo abantu baturwe hasi, ahubwo hari ikintu kimwe kibaho. Niba ukorana ukoze n'icyo gitangaza umuntu akitura hasi, kubera iki witabaza kamera? Yesu niyo yakoraga igitangaza, yaravugaga ngo genda ntihagire umuntu n'umwe ubibwira. None twebweho turakora ibintu kandi bisa naho ari bimwe, kugaragura abantu hasi. Kandi n'abantu benshi bitewe n'ubuzima barimo arumva ko niba mugaragura hasi gatatu ari bwo ibyananiranye bizakunda. Urumva hasi nibagaragura hasi gatatu byari byo byose tu izi nyatsi zanzengereje ziramva.
rimwe na rimwe ugasanga ahubwo ugiyeyo noneho uvuye naho waruri abenshi mu buhamya bwabo bw'abantu bagiye bajya muri izo mbaraga n'abantu babukoresha izo mbaraga usanga yaramuhanuriye aho kugira ngo ibintu bye bikomere ahubwo ugasanga nibwo byasenyutse benshi duhura nabo ugasanga ati nasengeye no kwa Nuna nasengeye no kwa Runa nasengeye no kwa Runa reka ngwereze ubuhamya bw'akantu gato ngewe nasengeye ahantu nasenganye n'umuntu umupasiteri umukozi w'Imana abona umukozi w'Imana iyo twaturukanye yanaturukaga n'iwacu araza arambwira ati ngwino ufashe umurimo w'Imana araza arambwira ati nzagushyigikira mu bindi bintu ibyo nabyo reka tubivugeho burya umurimo w'Imana mushyigikiwe ati nzagushyigikira mu bintu runaka ariko nawe uzukorera Imana hanyuma ngezeyo amakondisiyo ebyiri arambwira ati ya mbere uramenye ntuzasengera abantu kabiri ntuzahanure wowe nguzi ngumwigisha w'ijambo ry'Imana ujye unyigishiriza abantu okay ndabyemera njyayo nigisha abantu ndabigisha hanyuma ikintu cyaje kubaho nyuma hari ibintu byinshi nemeranyijwe nawe ibyo kuba ari imyuka n'ibiki nabo bivuga ibyo sinabyemeraga sinanabijyagamo rwose ariko hari ikintu kimwe nigeze nemeranya nawe hari uburyo ki Imana yarebaga abaje muri Vigo ikareba abantu baje muri biti ikareba n'abaje mu Range Rover ariko baje n'amaguru n'abaturutse higiye ngiye kuko batambuka ku social media abaturutse za higiye mu ntara abo ntabwo Imana bazi ugasanga Imana izi abo bantu noneho ngumva ubwo babura nanyishe bose burabya byagenze yitera kuki Imana imenya abantu mu byiciro abo bandi bo bavagaho n'Imana itanabazi rwose itanabavuze kandi ugasanga umuntu yabibonye kuri televiziyo yaturutse higiriya za Rusumo ukumva mu buhamya bwe yazindutse saa 11 none yagera mu ntebe z'imbere kubera ko yasangaga n'abantu b'abanyamugi bakerewe hanyuma aba protokole n'abadiakoni igihe baziye saa 3 bakerewe n'abasirimu bakaza bagafata za chakarafu mu ihangane ngoresha iyo terime bakagenda bakazicaza inyuma mu ntebe z'inyuma kandi bari bizindukiye hanyuma bagategereza ngo izi ntebe zifite ba nyirazo mu by'ukuri nta ba nyirazo bahari hanyuma bagategereza hakaza n'umuntu yize saa 8 swate nuko atukuye ntibazi ngo avuye gusambana ntibazi ngo avuye kugira gute bakaza nyine bamwe baba baje aho ngaho basa n'abantu baje kuraguza akariyo bazana mu ntebe z'imbere kubera iki kubera ko kamera ari bigomba gufata hanyuma ibyo bintu bireba bumva binteye agahinda ikindi ukabona uwo mwuka ureba abantu bafite amafaranga niba utayafite ntabwo umwuka ukureba ariko waba uyafite umwuka akakureba noneho ngewe nk'umuntu wahamagawe ndi muto mvuge aka kantu ijuru ndizi ishure 6 ntabwo ijuru ndizi mu bitabo muri Bibiliya oya ubwo nubundi buhamya bwa ijuru ngende ikandagemo ishure 6 ubwo nubundi buhamya reka ibyo tubyihore noneho nareba ijuru nzi ndabona sinzarijyamo kandi ndaho hantu ngabona abantu bafashijwe basaze ngabona iri juru sinzarikandagiramo icyo nakoze ni kimwe nuko aha hantu narasezeye ndagenda umunsi nahasezeye ibintu byanjye byose biriba nta kintu na kimwe cyongeye kwiboro cyongeye gukora noneho naba ndi gusenga nkumva bisengesho ntibikigenda umunsi umwe umuhanuzi aramanurira arambwira ngo ahantu wakoreye ngo wakoranye n'imyuka y'abarangi avuga se gute arambwira ati hari ahantu wakoreye ati kandi uwo muntu w'umupasiteri wavuye atabishaka ati none yagiye kukuzirikira ahantu gutya na gutya umuntu wese muye nawe akambwira ibyo bintu sinajyaga mbyemera habe na gato rero nibwo nagize irishurirwa y'imyuka abantu barimo gukorana nayo iyo myuka abantu barimo gukorera nabonaga ibintu byose byaribanye nabonaga ibintu byose byariborose umunsi umwe nza guhura n'umuntu nawe wazamutse none ndamwinja ndamubwira ati mbabare umbwire ndashaka gukorana n'izi mbaraga ntazibonane amanza kundeba aravuga ati uyu muntu se ntabwo ari ku ntabwo ari kuntata kweri namubwira ndi serious ndashaka kumenya izi mbaraga biti gute nazibona he harabinyemereye namubwira se wazihawe gute ambwira inzira yazibonyemo bamwimika ngo bamwimikiye Uganda ambwira abakorana nabo
umwe ku bandi arambwira ati runaka na runaka na runaka bose nabakorera iki rwose abenshi nabakorera iki kuko ninabona mubazaga ninabona ari inkene hanyuma mbangeze no kuri wawo ndamubwira ati runaka abaransese si wakoranye nawe ukaba utabizi ndamubwira ati ntabyo nzi ndamubwira ati sabwo ko ibintu byanjye byose byibanye n'abantu bose ngababona baramvuye ubu ntabwo aba bifitemo uruhare aranseka arambwira ati kweri umuntu w'umugabo kweri nari nzi nk'umuntu w'umunyabwenge nta kumbi uraciriritse bigeza atese ubwayo makuru ntayuze ndamubwira ntayazi arambwira yambwiye ikintu kirancanga sinzi niba nayo iki kintu wagisobanukirwa sinzi niba ari n'umuntu uragisobanukirwa wundi arambwira ngo kuko satani nta bitangaza agira ngo ahubwo ngo iyo akuzanye ngo azana umuntu ufite umwuka w'Imana ngo kubera ko akorera mu mbaraga za wa muntu icyo kintu kuntu cyancanga uvuga ngo we iyo akoze n'ibyo bitangaza ntabwo ari we ubikoze ngo ahubwo imbaraga za wa muntu ufite umwuka w'Imana ngo nizakoreraho zamba ibya bitangaza we rero aba afite ukuntu abasha kujera cyangwa se kumanipira wa mwuka undiho cyangwa se uri kuri wowe cyangwa uri kundi muntu ufite umwuka w'Imana none agakora ibitangaza muri za mbaraga muri wa mwuka wa mwuka wawe akaba ari wakorera arambwira ati rero niba waramusezeye atari wagusezera ukamusezera byaramubabaje ko yaramaze kumenyera gukorera ku mwuka wawe arambwira ngo kugira ngo wongere usubire kuri bitime n'abantu bakumve n'ibiki byose byongere bigende neza nuko uzagenda ugapfukama imbere ukamusaba imbabazi nanga agasuzuguro rero buriya n'Imana kayiteye iseseme yirukana Rusoferi mu ijoro buriya Rusoferi nta kiremwa cy'umwuka cyari cyarigeze kinezeza Imana nga Rusoferi yagiraga amajwi 72 yagiraga 12 yaririmbiraga rimwe amemuta iyo yatambukaga inanga mu ijuru ubwabyo za fanfare za drumu zaravugaga Rusoferi yari gita mu ijuru kandi buriya hari ibintu ngabitanu bagurutse Imana ku ntebe yayo icyambere no kunyagwa ku munyamubabaro cya kabiri no gusuza umutima k'umukene Dawidi arabivuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro kubwo gusuza umutima k'umukene none ndahaguruka ndashyira mu mahoro bakiriraga ingoro icyo ni ikintu gihagurutse Imana ku ntebe yayo icya gatatu gihagurutse Imana ku ntebe yayo ni ijambo Imana yavuze ubwayo Imana igeze ku cyo yavuze yabwiye Yeremiya namubaza ngo uraruzika navuga ngo ndaruzi ngo niyumurinyi namubaza ngo waruye neza njye Uwiteka ko ndindi jambo navuze kugira ngo ndisohoze Imana rero yigeze ku cyo yavuze iremera ikazi kaba umurinzi ngera gutabara ikaba uko defense kaba umuzamu w'ijambo ryayo wumva ko ntabwo ubwayo iyo umuntu arinze ubwari byo byose ntabwo wavuga ngo urinze ikintu kikurusha icyubahiro mu yandi magambo Imana icyubahiro ijambo ryayo kurusha y'ubwayo nicyo kintu cyo nyine yaravuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi n'amashimwe yanjye sinzari ibishushanyo bibaje ariko igeze ku ijambo ryayo iremerera nayo ubwayo ikariha icyubahiro niyo mpamvu bavuze ngo waroye neza njye Uwiteka ko ndinda n'andi magambo yabaye bodyguard w'ijambo ryayo wumva kandi icyo urinze kiba kirusha imbaraga n'icyubahiro wa muntu Imana nayo yubaha ijambo ryayo kurusha nayo ubwayo rero urumva nicyo kintu cyonyine gishobora guhagurutsa Imana ku ntebe yayo kubera ko ni ibintu bitanu bishobora guhagurutsa Imana ku ntebe yayo icya kane gihagurutsa Imana ku ntebe yayo ni umurokore wayihamije neza akayihamyaho ibyaha biri Saduraka Meshaki na Abedenego bayihamije imbere ya Nebukadinezari Imana itijuru irarisezera iravuga ngo ntabwo nakomeza kuguma muri iri juru hari abana hepfo hari abamvuze neza Imana isezera ijuru iraza imuri intebe yayo mu muriro icya gatanu gihagurutse Imana ku ntebe yayo ni umuririmbyi wayiririmbiye neza akayiririmbira mu kuri no mu mwuka buriya ibi bintu bihagurutse Imana ku ntebe yayo rero Rusoferi ajyaga aririmba Imana mu ijuru Imana ikanyeganyega kavuga ati Rusoferi ni ukuri unejeje umutima wanjye buriya Imana nayo narimbivuge ko nayo yanga agasuzuguro nubwo cyari ikiremwa cyayihagurutse ku ntebe Imana nayo ikararade ariko enekofa ariko umunsi Imana nayo irarakara iravuga ati ngwirukanye muri iri juru buriya hari aho bigera Imana ikarakara rero nanjye nanga agasuzuguro kuko n'Imana ubwayo kayitera iseseme afashijwe kandi n'Imana kayitera naravuze ati oya ngewe ngende maze kumenya ko ari imbaraga mbi hanyuma ngende mfukama imbere y'imbaraga mbi navuga ati oya Mana nahise ko njya ahantu ku musozi hakurya harabura tunaturanye nawo mu musozi bita Samudu ndagenda njya ku musozi mbwira Imana ati ibintu ni bibiri wa Mana yaremye isi n'ijuru wa Mana ifite imbaraga n'ubutware uyu muhungu
amfate y'ijambo satani we n'abambari bamfate ijambo byemere ndavuga ngo guhera uyu munsi senga amasengesho nagiye kuvuga hanona nangije mfata imbaraga mbize mfata ibintu byose hari ikintu kimwe gitangaje kumenya ko Imana ari gitangaza kandi kizi imbaraga zigenda zikababorokera ibintu byanyu hari umwuka w'imivumo na za karande zibagendagendaho nka nshuti z'umusaraba nuko ukomeza sasa muduha nkuko nabibabwiraga rero narasenze ndasenga numva nanza agasuzuguro ndasenga kwera hanyuma ikintu gitangaje kurusha ibindi byose nuko nyuma yo gusenga yangane manze mu kajino Imana araguhamagaye byita guhamagara arahamagara hanyuma muri uko gusenga mbwira Imana ndabibwira ati yaca agasuzuguro ndakanze ikintu gitangaje nuko hari ibintu byinshi ibyo byose byari byariborotse narasenze ngi imbere y'Imana ndarira mbwira Imana mfata izo mbaraga narakaye n'ibindi hanyuma ngiye kuhava numva ijwi rirambwira ngo kuva aho hantu warokoye ubuzima bwawe kuva aho hantu warokoye ubugingo bwawe irangije irambwira ngo nguhaye imbaraga rero imbaraga zidasanzwe zo kubohora n'abandi kandi irangije irambwira ngo hari abantu benshi bagenda bakahakura mu Kinyarwanda bakunda gukoresha ijambo rivuga ngo uzakura ngo nyamara ahantu uzakura imbwa yiruka hari abantu rero mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo bw'umwuka bagiye bakura aho hantu muri izo mbaraga imbwa yiruka none ugasanga bitewe n'agahinda niba navuga umubabaro w'ubuzima runaka abantu baba barimo umuntu ari mu ideni ryaramuzengereje rero gutekereza uburyo k'ideni yarivamo hanyuma akajya muri abo bantu ikintu bamukorera bamwaka nayo yari afite so rero ugasanga inyatsi igira iyongereye no kuyo yari afite so ibyo ni ibintu byagiye bibaho cyane ibi ni ibintu byagiye bibaho cyane ugasanga abantu bamwe na bamwe hari imbaraga Imana yamishuriye imyuka yagiye ibazaho ugasanga umuntu yagiye ahantu ariko yahakuye indi myuka yindi itandukanye niyo yari afite urari imyuka tugendana y'uburyo butandukanye ari ukuntu usanga umuntu afite imyuka ya karande yo mu miryango y'iwabo ugasanga hari imyuka y'abapfuye imugendaho noneho yagera na hariya akagira n'indi myuka kandi iriya myuka yo iri hejuru y'izo mbaraga zose ugasanga noneho ahashyeyo n'indi myuka iri hejuru ya myuka yindi asangamo ugasanga ahashyeho y'ubukene budashira ugasanga ahashyeho ibindi birwara ugasanga ibintu bye noneho n'abana baramunaniye ugasanga Imana irambwira ngo abo ni abantu bakwiye kubohoka abo ni abantu bakwiye gutabarwa buriya hari imbaraga zibagenda kandi nshuti wowe umurikiranye ukeneye kugira ngo utabarwe ukeneye kugira ngo ubohoke buriya ibyera byose si amata kandi ibintu byose byaduse byose ntukajya wadukana nabyo kubera ko rimwe na rimwe ushobora gushiduka wakuye bya bintu twavuze ngo ni imbwa yiruka ugize amahirwe yaba yiruka buhoro ariko ubundi bwo iyiruka uzayihakura uko byagenda kose uyihakura uzayihakura ugize amahirwe yaba yiruka buhoro ariko kwiruka byo ni itegeko ni ihame wenda tutitaye ku muvuduko byaba bifite nshatse kuvuga iki rero igihe cyose wenda sinzi niba nzagira amahirwe yo kongera kuboneka hano kuri icano ariko abantu bakeneye kuva muri karande hari imbaraga mbi z'ibintu bagiye bababoha bibariho uyu mwanya kugira ngo bazagere ku mugisha wuzuye bigorana kubera ko uyu munsi ngewe ubu tuvugana narasenze uwo munsi maze gusenga hari umumama umwe n'umusuweduwa niva aho hantu yahise anyohereza amafaranga 500 kandi ikintu gitangaje kuva uwo munsi kuva nari maze igihe kingana n'imyaka 3 nta n'umuntu uramereza n'igihumbi nta n'umuntu ukimpamagara telefone yanjye WhatsApp ibaho ibintu byose bibaho ariko nta muntu umpamagara nta muntu uvugisha nta muntu ugira gute ariko nkimara gusenga umuntu ahita anyohereza amafaranga 500 n'abari barafunze bose barongera barafunguka Imana inyohereza n'abantu bashya Imana nibwo none yise kungira umujinya n'uburakari bitanangira iki kintu bita ngo ukuri kweruye cyangwa se ukuri kw'ijambo ry'Imana nangira kuvuga rero abantu dukwiye kumenya ukuri kuko nitumenya ukuri niko ijambo ry'Imana rivuga wicyakora muzamenya ukuri ni mukumenya niko kuzaba batura so rero abantu bakwiye kumenya ukuri hanyuma bakagira ukuri kuba batura Yesu aravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongerwa rero ari ukuntu abantu bagenda ariko ubwami butari muri bo kandi bagashaka kongererwa nta bwami buhari umuntu agashaka gushaka ibifatika hanyuma ubwami akazabwongererwa
hanyuma ntabwo ibyo bintu bishoboka rero ikintu abo bantu babaremamo ayo matorero ni uko bo babashishikariza inyigisho ziri prosperity gusa nono ubwami bwo bukaza nyuma nako sinzi niba buba bunahari hanyuma akabigisha ibintu bya prosperity uburyo bwo kwakira uburyo bwo kugira gutariko inyuma yabyo hari izindi imbaraga zibashyigikiye kandi usanga bagira amakode Yesu bavuga ntabwo ari Yesu wa vrai hari abandi ba Yesu ni benshi muri Bibiliya ba Yesu Yusito ba Yesu Kristo ba Yesu bari Yesu n'abandi ba Yesu so rero Yesu buragira imbaraga bitewe n'uburyo wamuvuzemo n'umutima wawe n'uburyo kesa n'uburyo wamwakiriye rero sigitangaza ko umuntu ashobora gukoresha izina rya Yesu mu nyungu ze hanyuma ibyo bimubyarira byo bikabimubyarira ariko abizi nawe ko ari n'umwana wo kurimbo hanyuma wo kagenda nose ko avuga Yesu none se ko ejo bundi yakoze igitangaza kandi ikintu ngomba kubwira abantu kugira ngo ndanegere no ku musozo ntabwo ikimenyetso cy'imbaraga kigaragarira mu byishimana yaguhaye nta nubwo kigaragarira mu gukubita abantu hasi kuko ikimenyetso cy'imbaraga ntabwo ari aho hantu kigaragarira oya nta nubwo aricyo kigaragaza kuko ku muntu ukoresha iby'izo mbaraga akijijwe kubera ko arabitwaga babari Yesu bakoraga iby'imbaraga kandi rimwe na rimwe bakabikora bitiriwe Yesu kuko urumva yitiranwa na Yesu hanyuma abantu bose bamubonaga ngo bamwitaga ngo niwe w'imbaraga ikomeye ngo niwe mugabo w'imbaraga y'Imana ikomeye none se mu by'ukuri kuko yari umugabo w'imbaraga y'Imana ikomeye kugeza ku munsi Paulo yahageze abantu babona ko hari undi Yesu utandukanye na bari Yesu bizeraga so rero dukwiye gukoresha ubwenge so manzi umenye koko uyu muntu ari kwigisha n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ukuri kujyanye n'ukuri k'ubutumwa bwiza niba umuntu akwemeza ko ugomba kuba under authority y'ubushobozi udakwiye kuba umwigishwa w'ukuri wa Kristo uyu muntu nta ari kukuganisha icyo ashaka ko kubaho mu buzima bugukontorora kuba mu buzima bukumanipira kandi koko kumanipira ibitekerezo by'umuntu biroro uyu munsi umuntu ushobora kumwemeza ko hari ibintu bizakunda ukabimwemeza ugakomeza ubimwemeza imyaka ikarinda imurengeraho nta bintu bikunze kandi ukimukubita siyasa ku bintu bizakunda koko nta kindi kintu aba yakoresheje strategy iri philosophique hanyuma akakumanipira so rero rimwe na rimwe abantu hano hanze amadini arimo aramanipira abantu arimo arabamanipira akabimukuri kw'ijambo ry'Imana akabajyana uko bashaka so rero ngana ku musozi wenda w'icyo warumbajije imbaraga hanze hazirahari kandi abatari kuzikoresha ni bake abantu benshi bari kuzamuka semana iri kubazamura abenshi barimo barazamurwa n'izindi mbaraga kandi ikindi gitangaje nshaka kuvuga nyuma yaho naganire n'uwo muhungu nyuma yo kuganira n'uwo muhungu yampuje n'abandi baba pastor hano muri uyu mujyi wa Kigali banyereka inzira bacamo kugira ngo bazamuke barabimbwira ni ibintu bifite condition nyinshi zitandukanye baranasinya kuzamuka mu gitondo cya kare nazinduka nazamutse nabaye igitangaza abantu bose bari kumvuga ni ibintu byikora mu buryo buri automatique bagukora ibintu runaka wenda navugiye hano kuri kamera ariko barabigukora wamara kubigukora mu gitondo ukabona ibintu biri kwikora uniyereko bararigutarigira uniyereko barariguha ubuhanuzi bakabugwa butabugira ibitangaza barabiguha nabyo wigeze ukaza nyine ugakora ukabona ibintu birimo birakunda ibintu birimo ugasanga umuntu wari umuzi ko atazi gusoma Bibiliya ugasanga wari umuzi ko atazi kubwiriza atanakijijwe atari n'impano ye rwose mu gitondo mugahura ari igitanga atambuka abantu bikubita hasi ahubwo ongeraho ngo n'abantu bamushagaye afite aba bodyguard ukibaza umuntu byagenze reka nze mbabwire nta mani zamuye uyu muntu kubera iki konzi ko nta muntu wakurushiye kuvuga ubutumwa muri iki gihugu kubera ko utaragera kuri urwo rwego wese nuko ufite ibyaha reka nze mbabwire ntabwo ibintu by'Imana ari gratuit ntabwo Imana ipfa gufata impano zayo ngo ipfe kuzijugunya ku muntu hoya reba ukuntu impano zagiye zikuvuga ntizakuvunye kugira ngo ubwabyo uvuge n'abantu bakumva bizagusaba bakurara mu butayu no kugira gute no gusenga y'ingahe ariko si undi muntu we arazinduka gute mu gitondo cya kare yari umucuruzi hanyuma narambura ikiganza 60 biture hasi kubera ko Imana yamuciye ikiza ntabwo biravuga ngo abantu banjye nzabashongesha mbagerageze ukundi kuntu nagira abantu banjye nuku impano y'Imana ntishobora kuza ku muntu gutyo gusa atarayikoreye ibintu byose bije ukabona umuntu ntiyabikoreye biba ari pirate ntabwo aba ari iby'Imana ntabwo Imana ishobora gufata impano yayo ndetse kuyijugunya ku muntu gutyo utarayikoreye ubu sa pastor bari muri uyu mujyi ariko jewe
ahubwo ikindi kintu nibaza kuki iyo impano z'aba pasiteri batura ahantu hamwe kuki abapasiteri bo mu cyaro batazifite none se baramenya iyo nzira niko kantu nibajije ndavuga niba impano ituruka ku Mana kuki ihita abanyamujyi gusa nyine na iyo nzira nayo bazi none se uwo munyamujyi henze ngubwire urabona abapfumu baba muri iki gihugu cy'u Rwanda bajya no ku ma YouTube murababona abo bose ni abantu bari kwishakira ibirayi abuzi bose inshuti yo nkurikiranye barunaka abuzi bose ni abantu bari kwishakira ibirayi nta mbaraga bagira icyo akora icyo nashaka guhakana ni kimwe nuko abapfumu bafite imbaraga barahari izo mbaraga rero abo b'abanyembaraga nibo baziba baba muri iyo miryango mbera ko iki kintu bita Freemasons abantu barakitiranye nta hantu gihuriye n'ibi bintu by'ubupfumu cyo kifite imbaraga ziri hejuru y'abapfumu n'ikintu kirenze ubupfumu aba ni abantu bari kwishakira uturayi ni abantu bashaka ubuzima bwo kubaho gukora utuntu turi bugutangaza ukagira ubwoba nibyo bintu biziriya mbaraga rero zo ziri hejuru y'ibyo twebwe kugira ngo bakwimike barakwicaza hanyuma bakakubaza ngo igihe wakoreye umurimo bakakubaza ngo bakomeye wahuye nabo bakakubaza ni ibintu byinshi bakubaza hanyuma bamara kubikubaza ibyo bintu byose none bagahita bafata umwanzuro wo gutangira kukwimika none uburyo bakwimikamo baba bahagurutse urugero harimo abari muri Nigeria barimo baba members kubera ko biri mu buryo bugera ngo kuri butatu harabitwa aba members bakomeye cyane ubufite n'imbaraga zo kuba yakwimika hari muri Nigeria barahari ndetse harimo na benshi bo hanyuma hakaza muri Kenya bura barahari muri Tanzania ntawubaye nubwo mva ngo habaye abarozi ibyo ni ibintu ndambwiye ndabimenya hano muri Tanzania ntawuhaba ahubwo buriya muri Kongo ngo babayo ni bari bangaye hano muri Uganda nabo bariyo niba ari babiri niba ari bangahe hanyuma ukajya muri South Africa nabo bariyo no muri Ghana no muri Hehera no muri Amerika niba ari no mu Buhinde abo bariyo bafite izo mbaraga zo kuba bakwimika bareka mu Rwanda nta muntu uriyo abo bose nabafatanya bikorwa aba nabo bakoresha nyine ni ibikoresho byabo ariko nta buragera ku rwego rwo kuba members kuba umuntu ushobora kwimika nawe ni ibintu bambwiye nanjye aba nabo bakenera izo mbaraga kandi bimikwa nabo bantu bo hanze urambwira ngo umuntu utuye mu giturage cy'ibyumba azahura n'umuntu wo muri Nigeria umva hano twebwe nibo bafite connection zabo bantu niyo mpamvu none se umuntu aragira izo mbaraga kugira ngo bige ntaza afite nta nizahawe kandi urebye iyo myuka n'abarozi n'ibiki bura keshi biba mu biturage bo bavuga ngo babakubise hasi gukora ko ari imyuka mibi ngo n'abarozi n'ibiki byose ubu tuvuge ko mu mugi hani wacu ari twe turoga cyane kurusha muri ibyo biturage byepfi none se kubera ikibo batitura hasi bose nta mbaraga bagira hepfo yaho nta mbaraga bagira ahubwo nuko nubihawe ahita bikoresha hano muri uyu mujyi kuko niho abantu bizamu byabo umusaruro kuko barabigura utabigira ngo ni ibintu by'ubuntu oya barabigura hejuru ya miliyoni 2 kuzamuka barabigura noneho rero ntabwo ubwo bamuha aricyo twarera twita barabyongera ari turaguha izamezi 5 oya bagira cyangwa n'iz'umwaka cyangwa imbaraga bagenda na bonema kandi pari condition baba bafite n'umuntu ukureberera wakwita ngaso muri batisi ukureberera ugukurikirana ukumenya kandi ubwo niba abandi bavuga ngo ndi munsi y'amavuta ya kana ndi munsi y'amavuta ya runaka ari n'abapfa kubivuga batazi ibyari byo ariko ababizi neza ubu aba bantu bose bari inaha baba munsi y'amavuta y'abantu bo muri Nigeria y'abantu bo muri Ghana buriya abantu bari inaha nta n'umwe uri munsi upfa avuga ngo ndi munsi ngo y'amavuta ngo wenda ngo ya musafiri apfuye kuvuga ntabwo abazi ibyari byo ariko abo bantu bari hejuru bo baba munsi y'amavuta y'abo bantu nakubwiye haba ama agent baba barabibitse uba munsi y'amavuta y'abakongomani arabamuzi neza ko ari we akabazi ko bishop wamwimitse ari umukongomani wamwimitse muri ibyo bintu aba munsi y'amavuta
ndetse abanamwubaha rwose niba yarimikiwe muri za Ghana aba munsi y'ayo mavuta niba wamwimitse uwo nguwo kandi uwo muntu naba amukurikirana bari umwana we kandi kondisiyo runaka bagomba kubigendaho. Ikindi kintu gikomeye batanga ibitambo kandi ibitambo batanga barabihinduye niyo mpamvu uzajya kubona ukabona abibamo ariko nta mwana we wapfuye nta mugore we wapfuye kibaza se byagenze bite. Hari igitambo kimwe bambwiye ibindi byo ntago ndi bivugeho ariko kubera ko ngewe nyine ntabyinjiye muri cyo urumva baranganiraga ng'umuntu kuko ngewe nashaka kumenya uburyo bwo kubohoka kubera ko hari uburyo tubamo tutazi ibintu biturwanya ngo ni ibiki. Buriya ushobora kubaho ngewe naribazaga ese ni Imana iri kungerageza tuvuge ko turi mu bigeragezo kuko ibintu byose bibaho ntabwo ari bigeragezo ibintu byose bibaho ntabwo ari bigeragezo so ukibaza se ni Imana ni ibiki biri kubaho bituma ngibaza ikintu kiri kuba ngumva sindi kucyumva neza ni Imana iri kungerageza ese ni umusozi Satani ashyizeho ese umusozi ndiho ni Imana ni ngiwe ubwanjye wawishyizeho se Imana hari ibyaha nakoze byatumye wenda ibintu byose byibana urumva nakeneraga kumenya umusozi ndiho nashaka kumenya amakuru y'ibiri kubaho none rero niho hantu nahise ninjira ngira amahirwe mbona umwana w'umuhungu nari narareze mu ivugabutumwa none mbona yabaye umusitari yabaye igitangaza aricara mu mwanya aramagarwa n'abantu bo hanze kandi barimo baramuhereza amafaranga bya buri kanya baza se biba byagenze bite haba habaye iki ni igiki kiba cyabaye none turaganira ndabubwira rero ntabwo uri bumbeshye wowe imizamukire yawe ndayizi ninjye wakureze mu ivugabutumwa ibyo kumbwira ngo wazamutse ni Imana yakuzamuye ntabwo ndusha gusenga mbwira byagenze bite nanjye izo mbaraga ndazikeneye amanza kunyuza hirya no hino abona mbaye serious aravuga ati koko wa muntu manza bikeneye arambwira ati ngiye gukumenera amabanga abandi bose batako arambwira ndamwumva amuza n'abandi aravuga ati umuntu ntabwo ari sinici kweri ntabwo uyu muntu ari umugambanyi gatoya ntabwo ari umugambanyi mubwire murangire barambwira nyine barambwira maze kubyumva rero nibwo navuze ahantu abantu bitwa ngo barasenga ibyo barimo ntabyo bazi barimo baramanipirwa n'izindi mbaraga batazi barimo barakontororwa n'izindi mbaraga n'ikindi kirere abantu batazi hanze aha abantu barimo barakoresha imyuka itari y'Imana kandi ugerageje ku mibare ya sondaje wakoze wenda ku mibare y'amadini ari muri Kigali ubona ari kangahe kwijana kwa pasiteri bashobora kuba bari gukorana n'imyuka mibi wenda ntabwo nzi umubare w'abantu barimo w'amatorero arimo n'abapasiteri barimo wenda reka ibyo mbivuge gutyo ariko majorite y'abagize amazina akomeye bari gukorana na zirambaraga majorite y'abagize amazina akomeye reka mvuge iki kintu so hari n'abafite amazina akomeye bazamuwe n'Uwiteka ariko abenshi ubona ukabona yidumbukije mu gitondo cya kare ngo abenshi bari gukorana n'izi mbaraga ariko hari abandi rwose Imana igikorana nabo Imana bakiri mu kuri kw'ijambo ry'Imana batanazi niyo bibera tugarutse ku bitambo biri bakwa kugira ngo bagere gute iby'ibitambo rero ukuntu babyakwa niyo bintu nangiye kuvugwaho ubu barahinduye ibintu bijyanye n'ibitambo by'amaraso ubu ngubu bashobora kukubwira ngo duhereze igitambo mu rugo rwawe nahubira atari ko umura ntabwo tuzamwica nyine nukuba biraho nta kibazo none ukavuga wenda bavuga ati duhereze umugore wawe ukamutanga none ntapfe ariko akaba ari igicumbi cy'imbaraga z'abadayimoni ariko abariho ukura imbaraga uko muryamanya akaba ari wo ukura cagi wo kuba wajya mu materaniro za mbaraga zigakora nyine akaba ari igitambo cyabo mbese akaba ari igicumbi cyabo cyaho bacumbikiye none kuvuga ngo igiye kubaka izo mbaraga barakubwira ati turaziguha ariko dukeneye na stoke yazo bagira stoke uraduha umwana nibwo ushobora kujya mu rugo ugasanga hari umwana w'igicucu hano wananiranye ukabona wenda arara no mu maborudire kandi waba ari abakire nicyo bita ni stoke cyane biterwa n'uburyo babisabyemo hari n'ishobora no kuba ari naho ngaho ariko ari ikintu kiri aho cyangwa se mu ishuri wapi cyangwa se wenda biranakunda ariko ugasanga ubwenge bwo hanze bundi busanzwe ntabwo nyine menya ngo ari kuba mayindi musamuha cyane rwose urumva icyo gihe menya ngo niwe yatanze kugira ngo abe
nyine aba ariho aba igicumbi cy'imbaraga ntapfuye ariko nyine kikaba igicumbi n'ubundi baba bamufite abari ubugingo bw'umwana wa buri kuze ugasanga nicyo gicumbi cy'imbaraga so icyo nicyo gitambo kimwe bambwiye ibindi bitambo rero byo wenda n'ibindi n'abandi nibyo bavuga ibyo ntabwo mbivugaho genda avuga amakuru mfite y'iby'abarimo ntabwo mvuga abari inyuma y'abatarimo n'iby'abarimo barimo baranganirira bambwira ati rero hari umuntu uzava South Africa yazavayo ngo mu kwezi kwa kangahe ndabivuga byabaye ibyo gihe mu mwaka utaha ni mu myaka ibiri ishize mu myaka ibiri ishize wese mu myaka ibiri ishize none barambwira ngo hari umuntu uzava ngo niba ari hehe ngo byari biri kuba mu 2021 cyo biba hari ngo mu kwa gatandatu barambwira ngo hari umuntu uzava ngo niba ari muri South Africa ngo mu kwa munane ngo mu kwa munane ngo tuzamugezaho igitekerezo cyawe ngo bakwimike okay ndabyumva nyine ndanabashusha nkomeza mbishuti kugira numve kuko bya bintu ntabwo najyaga nemera ko umuntu ashobora kuvuga Yesu ariko afite izindi mbaraga yitwikiriye uwo munsi nibwo namenye ko hari izindi mbaraga abantu bitwikiriye so rero izi mbaraga zirahari rero reka wenda nsoreze kuri aka kantu nshuti bakundwa hari imbaraga zindi abantu bagiye babatwikiriza kubera ko hari kindi gihu abantu bagiye babatwikiriza kandi icyo gihu kitwa ko ari cy'Imana kitari cy'Imana rero hari imbaraga zindi umwuka w'Imana yamishuriye zigendagenda ku bantu rimwe na rimwe zigaheza mu bintu bimwe mu bintu bidahinduka mu bintu buzima budahinduka kubera ko ni imbaraga wagiyemo ariko zitwikira icyubahiro cy'Imana kandi atari icyubahiro cy'Imana izo mbaraga rero zagiye zisubiza abantu benshi hasi zagiye zikubita abantu hasi ugasanga ibyo wari wizeye byagiye mu kundi kuntu izo mbaraga zishobora kukubaho aho waba uri hose waba ubakurikirana ku mazoom waba ubakurikirana ku ma social media no mu n'ibindi kumva izo mbaraga de plus ukomeza kuzitumbira kuzihanga amaso bigenda bikwafegita umwuka w'Imana arambwiye ngo hari imbaraga zagiye zafegita abantu kandi ndetse zigenda zikuba no mu yandi makarande no mu yindi myuka no mu yindi mivumo byagiye bikwafegita urakwiriye gusenga nge nawe turakwiriye gufatanya gusenga kugira ngo uwo mwuka w'aba Freemasons uve ku buzima bwawe ugendane na Yesu wamenye mu izina rya Yesu amen reka noneho wenda bari badukurikiye ubahe nimero ya telefone nubwo tubushyira ubundi buryo bworoshye bwo kuza kuri bona ikiganiro cyacu ni akagaruka turi mu kiganiro mbone y'umuhanuzi uko tugenda tubibona uko bigenda biba kandi ndabizi birimo birungura abantu benshi ibi nibabyumva baraza guhumuka bamenye aho basengera bamenye no kugenzura ese uyu muntu koko arimo umwuka w'Imana bahe nimero yawe hanyuma dusenge dusoza murakoze cyane nimero yanjye ni 0788 27 98 405 wenda mvuga no kantu ka nyuma Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo mbuto bera rero ujye ugenzura n'imbuto zabo bantu hari nabo bajya beshi bakabasambanya hari nabo barategetse konzi ugasanga ariko ni gute ni gute umutambyi abasha gusambanya intama hanyuma kandi ugakomeza ukamwizera kandi akamusambanya mu izina rya Yesu ayo makuru uvuga ntabwo ari ibintu mbwirwa ni ibintu niboneye n'amaso yanjye byabo bantu bamwe baranabasambanya bamwe bagira bate kandi ugasanga wa muntu nubundi yakomeje kumuguma se umugumye ngo umusambane wawe cyangwa umugumanye ngo umukozi w'Imana umugumyeho ngiki so menya ngo rero ni ibintu biteye iseseme ibintu utamenya mu by'ukuri Imana iduhana umugisha kandi mumenye muhumuke mumenye ukuri cyakora muzamenye ukuri ni mukumenyane ko kuzaba batura amen hanyuma munyemerere nacimire irembo gera Imana ibaho umugisha muhabwe umugisha n'Imana kuba mwadutekerejeho kandi dushishikariza abantu kugira ngo bakomeze bakore subscribe tujya tubikurikirana ryatambuka ukuri kw'ijambo ry'Imana so rero banabisangize n'abandi biba byiza cyane gushigikira cyane cyane ushyigikira ibintu by'ukuri Imana iduhana umugisha amen nakagaruka Yesu abahezagire amen.